Bakunzi ba Mukanzu TV mbahaye ikaze muherereye hirya no hino. Uyu ni umwanya w'amakuru uburyo burambuye. Uyu mwanya tubagezaho update zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi twahaye update idasanzwe. Ni nyuma yuko tubonye post y'agahinda itameze neza habe na gato ku buzima bwa Vestina. Ubundi uvuze izina Vestina ntugerekaho Dorcas mu minsi yashize wabaga ubivuze igice, ariko hanyuma yuko Vestina afashe umwanzuro wo gushakana nawe witwa Idrissa uturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Vestina yahisemo ubuzima bwiwe bwo kurushaka akarwubaka nk'abandi banyarwanda bose kuba bafite uburenganzira. Gusa niyo mpamvu uyu munsi ndetse n'uyu mwanya tugiye kugaruka ku izina rimwe gusa, Vestina Ishimwe, uzwi mu kuramya no kuririmba indirimbo z'Imana, ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko azwiho ko aririmbana na murumuna wiwe ari we Dorcas. Ari na mpamvu yavugaga Vestina Dorcas wabaga ubivuga neza ku buryo bwuzuye, ariko ubu ngubu bitewe n'ushaka kuvugaho uravuga uti Vestina n'umwe washatse. Cyane ko na mbere kubatandukanya byabaga bigoye. Ibi rero sibyo bitugenza. Reka twigarukire ku buryo bwimbitse kubitugenza. Uyu mwanya muri uyu munota, iminota 10 itarenga 10, tugiye kutasanurira inkuru y'akasamutwe, inkuru y'agahinda gusa ntibishimishije habe namba. Kubona umwari ukiri mutoya yandika message nk'eye ngiyi kuri story yiwe ya IG, abisangiza abanyarwanda, abereka ubuzima bayemo, abereka amahitamo yakoze, abereka ko atameze neza habe namba, mu gihe abandi bo bazi ko yibereye mu noti, aryama kisegura inoti nta kibazo na kimwe afite. Ariko byagaragaye ko uko byagenda kose hari benshi bagiye banavuga bati kute Vestina yaba yarananutse kugeza kuri uru rwego, mu gihe abandi bashaka bagahita babyibuha. Abenshi bakomeza kubyibazaho. Ni nyuma yuko nanone mu gihe cyashize bari hafi kwitegura kujya muri Canada muri concert ya Weibo, bari kuri kamera ya MIE Empire, maze baratura Vestina aragira ati Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzabure oya mw'abantu meze mu byihorere. Doruka zazabaretse namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse agishaka akiri muto cyane cyane. Wese ukora tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye. Wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye urana wowe ukunzi na yes. Benshi rero ntabwo babigarutseho ngo babivugeho rumwe, ntibabigarutseho ndetse ntibabitinzeho cyane. Gusa babonye ko byagenda kose urugo rusa nkaho rwamugoyemo, nkuko wenda na bamwe batondamo gakeya, kuko ari ubuzima bumwe ndetse butandukanye n'ubwo yari arimo abagiye gutangira bushyashya. Ndetse yewe nkuko Irene akunda kugenda kubaganisha amagambo ku bantu kwinjirira kubaza, yakomeje kumbwira ati gute banza wumve icyo yasubije. Kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utarumenyereye, bigasaba nyine kuhiga. Byarangoye pe, byarangoye sinababeshya. Yes, niko bimeze koko, byaramugoye ndetse yabivuze rwose yiteretse kuri kamera za MIE Empire. Ari nayo mpamvu uyu munsi twabonye inkuru idasanzwe. Ubwe byabyitangarije, ibitangazamakuru nabyo bikururaho bityo bisasanura uko bihagaze. Ni uko BNB FM Kigali yagize igitangazamakuru cyayo kiravuga ngo Ishimwe Vestina uririmbana na Dorcas uheruka gushyingirwa n'umunya Burkina Faso Idrissa yagaragaje ko atishimiye ubuzima abayeho. Nuko maze barakomeza baragira biti ni ibikubiye mu butumwa yagaragaje ku mbuga bwe rwa IG cyangwa Instagram mu gitondo cyo kuri uyu wa 18 Ugushyingo 2025. Ayo magambo aragira ati today the life I'm living is not the life I chose. I'm living in the bad situation. I don't deserve this. Oh my gosh, niyo niyongereyeho, sorry. I know I made a bad decision in my life, but it's okay.
God allows something to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. Oh my gosh. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one ever will use me again. So reka mbafashe ku badashobora gusobanukirwa ibijyanye n'iyi nyandiko yashyize kuri IG yiwe ayisangiza abantu ubuzima abayemo. Today, uyu munsi, the life I'm living, ubuzima ndimo ndaramo, it is not the life I choose. Ntabwo ari ubuzima nahisemo. I'm living in a bad situation. Ndimo ndabaho muri situation mbi cyane. And I don't deserve this. Ndetse ibi kandi ntibinankwiriye. I know I made a bad decision in my life. Arabizi ko yafashe decision mbi mu buzima bwe. But it's okay. Ariko ntacyo bitwaye. God allows something to happen we so can learn. Imana yemera ko bimwe bibaho kugira ngo bidufashe kwiga. I have learned a lot. Ngo yize byinshi. No man will ever lie to me again, destroy my life. Nta muntu n'umwe uzongera kumbeshya ngo atume nangiza ubuzima bwanjye cyangwa se mburimbura. Next man I choose to be with, umugabo wa kabiri nzahitamo kubana nawe. I will first get to know him well. Nzabanza mumenye neza kandi byimbitse. Mumenye know his family, menye umuryango we, and I know everything about him. Menye na buri kimwe cye. No one will ever use me again. Nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha. Iyi ni inkuru yaciye igikuba ku bantu bose, ni inkuru abantu bose batashimye, ndetse nkuko ndabibabwira biteye agahinda, ntabwo bishimishije. Gusa bimwe na bimwe tugerageza gutangaza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kubikoraho inkuru, nuko nyine babyageze hanze. Hari igihe nyir'ubwite aba yahisemo ko bijya hanze, nkuko Vestina yahisemo ko bijya hanze, ari nayo mpamvu kubikoraho inkuru rwose ntitwabura kuyikoraho nubwo ari inkuru ibabaje. Gusa ukurikije bimwe birimo biragenda bivugwa, ubuzima bayemo si bwiza, sibwo yahisemo, kandi arabizi ko yafashe icyemezo kitari cyiza, ndetse kandi ubuzima arimo sabukwiriye. Arongera ati umugabo azongera guhitamo azabanza amumenye neza, amenye ibyerekeye n'imiryango yiwe, ndetse namumenye by'umwihariko. Ibi byabaye akasamutwe, biba byinshi cyane, bakomeje kwibazaho bati mbese ibi byaba birashyira birerekera hehe. Gusa icyo nababwira nuko Vestina Dorcas, Vestina ari uwacu, ndetse kandi Vestina adakunzwe n'abake mu Rwanda. Tumube hafi, tumuhumurize, tumwereke ko ubuzima arimo nubwo ashaririwe, ariko ari kumwe n'abanyarwanda kandi tumushyigikiye. Nakomeze akomere. Iyo niyo message twamugira kuri Mukanzu. Niba nawe kandi ushaka kumukomeza, byandike muri comment, ndetse n'ahantu hose bamugiriyeho post. Ntumuhe urw'amenyo, ahubwo mukomeze kuko ni uwacu kandi ni umwana mwiza, ndetse amahitamo yafashe ubutaha azahitamo neza nkuko yabivuze. Ibi birimo birabera kuri Mukanzu TV. Bana natwe ukomeze kubana natwe, ukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Sinabura gusoza nkumvisha aka kantu. Ukiri muto cyane uzabure oya kandi n'abantu meze no kujya mu gihugu utarumenyereye, bigasaba nyine kuhiga. Iki byarangoye pe, byarangoye sinabeshya, byarangoye cyane. Dore mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane.
ngayo nguko irimo birabera kuri iyi mihanda. Inkuru iragiye n'irindi gusa twebwe kuri Mukanzi TV turahabaye kugira ngo tukugezeho update ya buri kimwe. Kuri subscribe niba utarayikora kandi share, like ndetse na comment dusangire ibitekerezo. Iyi ni Mukanzi TV, komezabane natwe, ibyacu turahari ku bwawe, turabikugezaho kuri buri kimwe kigenda gikurikiraho. Asante sana, hasta la vista.